Tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku rukundo. Uyu munsi tugiye kuramburira hamwe igitabo kitwereka ibibazo bitanu ushobora kubaza umukobwa maze akagukunda ntazigera kwibagirwa n'umunsi n'umwe, kuko ibi bibazo bituma umukobwa umukurura muri rusange. Ikintu cya mbere ushobora kwibaza uti ese bundi urukundo ni iki? Abajejetabumenya mu by'urukundo basobanura ko urukundo ari amarangamutima akomeye umuntu agirira undi, ashobora kugaragarira imbere cyangwa inyuma. Uyu munsi rero munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ibibazo bitanu ushobora kubaza umukobwa maze ntazigera kwibagirwa kandi akajya agenda akuririmba aho ageze hose. Abantu benshi kino kintu bakunda kugisuzugura, ariko burya iyo uri umusore ukagira ibibazo bimwe ubaza umukobwa cyangwa kwa kundi muba muri kuganira, ibibazo ukoresha umubaza burya biba ari ibintu bikomeye cyane, kuko burya abakobwa ni abantu babazi, burya abakobwa ni abantu bazi ubwenge cyane, kuko kwa kundi umubaza ugenda muganira, burya umukobwa bari kugenda kumvira gahoro gahoro atangira no kumenya uwo uri we muri rusange. Uyu munsi rero munyemerere mbaramburire hamwe ibibazo bitanu ushobora kubaza umukobwa maze akagukunda cyane, bikazarangira anakwisabiye n'urukundo muri rusange. Ese ibi bibazo ni ibihe? Twagiye, reka duhere ku mwanya wa mbere. Ikibazo cya mbere ushobora kubaza umukobwa maze ntazigera kwibagirwa, maze akakwiruka inyuma akagushakisha kuko uba wamwemeje. Ikibazo cya mbere uzamubaza ni iki kigushimisha cyane mu buzima bwawe, kandi ni ukubera iki? Iki kibazo ni cyiza cyane kuko gituma umukobwa abona ko uri umuntu ukomeye mu buzima bwe. Iki kibazo kimwereka ko ushaka kumenya ikiri mu mutima we, maze bigatuma umukobwa atangira kugenda kwiyumvamo gahoro gahoro. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri, ikibazo ukwiriye kubaza umukobwa niba ushaka ko agukunda, uzamubaza uti ninde wakubereye icyitegererezo mu buzima bwawe? Ibi bituma atangira kukubwira amateka ye n'ibyamugize uwo ari we uyu munsi. Iki kibazo ni cyiza cyane kuko umukobwa ahita abona ko muri kumwe mu byo mukora byose. Iki kizatuma umukobwa atangira kukwiyumvamo maze ashakisha uburyo yazakugumana. Twagiye ku kibazo cya gatatu wabaza umukobwa. Ikibazo cya gatatu ukwiriye kubaza umukobwa, uzamubaza uti ni iki wifuza kuzaba mu myaka 5 iri imbere? Ibi rwose bizagufasha cyane. Iki kibazo kimwereka ko utekereza ku hazaza he kandi ko ushobora kumufata nk'umuntu ufite inzozi. Iki kibazo kizatuma umukobwa kwiyumvamo cyane kuko umukobwa azabona ko witaye ku nzozi ze. Twagiye ku kibazo cya kane. Ikibazo cya kane ni ikibazo gikomeye cyane gituma wubaka isano ikomeye cyane hagati yawe n'umukobwa ugiye gukundana. Burya umukobwa uzamubaza uti ese ukunda umusore umeze uti? Iki kibazo kizagufasha cyane kumenya uwo mukobwa uko ameze, imyitwarire ye. Iki kizaba ikibazo cy'ingirakamaro cyane mu rukundo rwanyu. Umukobwa numubaza ute se umusore ukunda aba ameze gute, nawe ashobora kuzahita abikwerurira. Ashobora no kukubwira ko mu basore akunda wenda harimo n'abameze nkawe muri rusange. Aha uzahita umenya ko uwo mukobwa mu by'ukuri yanagukunda, kuko navuga ati nkunda abasore b'ibikara cyangwa nkunda abasore b'inzobe, kandi wowe uzi ko hagati muri ibyo wenda navuga ati nkunda abasore b'ibikara kandi wowe uzi kuri inzobe, uzaba umubonye. Ikindi kandi navuga ko akunda abasore b'inzobe kandi wowe uri igikara, uzaba utangiye kugenda umusobanukirwa gahoro gahoro. Rero iki kizaba ari ikibazo cyiza. Twagiye ku mwanya wa gatanu. Mbere yuko tujya ku mwanya wa gatanu, niba utarakora kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment, kora kuri subscribe, kandi niba kunze kino kiganiro ukore no kuri like, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho uzajya wungukira byinshi. Twagiye ku mwanya wa gatanu.
Ikibazo cya gatanu ukwiriye kubaza umukobwa niba ushaka ko mukundana, uzamubaza uti ni iki gituma wumva wishimye iyo uri kumwe n'umuntu muri rusange? Iki kizaba ikibazo cyiza. Iki kibazo gituma atekereza ku byishimo bye bwite kandi akumva ko umwitayeho. Numubaza iki kibazo bizabafasha kubaka isano ikomeye cyane hagati yawe nawe. Ibi bikaba byari ibibazo bitanu byiza wabaza umukobwa maze agahita atangira kukwiyumvamo nubwo mutaba mukundana muri rusange. Abantu benshi rero bakunda kugira ngo urukundo ni amafaranga gusa, ahubwo burya niba ushaka ko umukobwa agutekereza ntibisaba amagambo menshi, amafaranga, ahubwo bisaba ibibazo byiza, kumva neza no kumwubaha. Ibi nibyo bizagufasha kuba umukobwa yagukunda muri rusange. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika maze tukajya tubana buri munsi. Ndagushimiye.